kwa Mukamara wa mediatrice ikibazo mfite randevu y'uno munsi kujya kwa muganga. None urabona badusenya ibintu biri hanze, nta muntu mfite nsigira umwana. Randevu y'iki? Yo kujya kubyara. Randevu yo kujya kubyara uyu munsi? Yego, kandi ibintu byose biri hanze, nta muntu mbisigira. Yego, icyo kibazo mfite. Iminda nizigapfe, umwanzi yarahize, iminda nizigapfe, amagara ingabo ze, iminda nizigapfe, mwese mubimenye, iminda nizigapfe, iminja mumareho, iminda nizigapfe. uyu mubyeyi reka muragize by'umwihariko Madame Jeannette Kagame, First Lady w'igihugu cy'u Rwanda. Wa mubyeyi we, nubwo umugabo wawe yavuze ngo azaterurana abaturage katerepurare abarunde mu ngarani, buriya nta kuntu wakwijijisha ugafasha uyu mubyeyi mediatrice. Uyu mubyeyi umuntu asigaranye wenyine ni uriya mwana uri kumuhoza amarira ku matama adafite n'imyaka 2. Buriya nta kuntu waca bugufi, buriya nta kuntu wakohereza umuntu wenda kujya muri biriya byondo byakwanduza. Nta kuntu wakohereza abantu, nta kuntu wakohereza intumwa ko mu nshingano yawe harimo umwana w'umukobwa, ko mu nshingano zawe harimo umuryango mu Mbuto Foundation, ko mu nshingano zawe harimo kwita ku babyeyi, ko mu nshingano zawe harimo kwita cyane cyane ku barwayi ba sida. Ari byo twabonye biri muri kariya gace niba amakuru yakugezeho. Nta kuntu wafasha mediatrice kubyara. Niyo atajya Faisal, niyo atajya CHK, niyo atajya Kacyiru, niyo bamujyana Kibagabaga. Nta kuntu wafasha mediatrice kubona ahantu asiga umwana. Nta kuntu wafasha mediatrice kubona ahantu asiga utuntu twe bajugunye hanze. Wa mubyeyi we, ko niyo amakosa yaba yarabaye menshi mu gihugu, wenda abanyarwanda bagirira kimwe muri cyiza ukoreye uriya mubyeyi. Bikwisabiye nk'umufasha w'umukuru w'igihugu nka First Lady w'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko abanyarwanda turananiwe, abanyarwanda twarwaye muzunga. Ntago wafasha abantu bakomeza basenyerwa, bakomeza bicishwa inzara, bakomezwa barenganywa ngo uzabishobora. Urupfa abanyarwanda bari gupfa ntago ari abasenyerwa bari gupfa bonyine, n'ababireba barapfa, n'ababikora barapfa. Na FPR ubwayo yisha abantu itiyibagiwe. Ntabwo aka karengane kari bujyana umuntu umwe, kereka umuntu ufite umutima ukomeye, kereka umuntu uri bufunga amakuru ntiyongere kubona amakuru, kubera ko ibintu biri kuba mu Rwanda bimeze nk'imperuka. Wa mubyeyi we, nizere ko ubutumwa bwakugezeho, ubwira umwumva ntavunika. Abanyarwanda barananiwe, abanyarwanda bararushye, ariko kubera ko uriya mubyeyi yageze mu kinyamakuru, ibi bintu ntabwo ari wowe wa mbere wawe bikoze. Denise Nyakeru, umufasha w'umukuru w'igihugu cya Kongo, amaze iminsi mike abikoze, afashije umubyeyi wari uri gutotezwa kwa muganga abyara, aramusura, amuha ibyangombwa by'ibanze. Nubwo abanyarwanda twabaye nk'udusimba, ariko wa mubyeyi we hari byiza wenda ujye ukorera abandi bantu ntabona ntazi, ariko ndabikwisabiye kugira ngo kiriya kintu ugishyire mu nshingano, hanyuma wenda bikavaringa ibindi bintu byinshi biri kuba. Hanyuma rero banyarwanda mumenye ubwenge, utagira nyirasenge arisenga, utagira umufata ijosi, ugira umufata ijosi ararinaga, utagira umufata ijosi ararihagarika. Mumenye ubwenge, ntawe mufite muririra, nitudatabarana turashira. Ibintu byabaye ku bantu benshi. Idamangi rya Mugwiza Yvonne arimo araborera mu munyururu kubera mwebwe banyarwanda. Nta kintu yarabuze, yasize abana be 4, aravuga ngo ntiyaryama ngo asinzire. Nibyo benshi turimo turabafasha, ariko mutwita ibigarasha, mutwita inyangarwanda, mutwita ibintu amazina yandi ntazi mwigishijwe na Kagame. Cyuma Hassan yazize ko ari gutunga abantu mikoro.
Rashidi azize ibintu nk'ibyo. Tewo w'umubavu azize kuba yarahaye ijambo abaturage, yaravuze yativugira kuba ariho. Ariko se nitutavuga ninde uzatabara undi, ninde uzatabariza undi? Mureke rero umugera w'ubwikunde. Niba igihugu mu nshingano zacu kitabasha gufasha abaturage aricyo kiri kubarenganya, mumenye ubwenge. Utabashije guhandoringa ibi bintu, utabashije kubibamo ngo akomeze umutsi, nareba ahantu yigira. Utabashije gufasha uwundi muntu, nahungishe nawe ubuzima bwe, kubera ko ruriya abandi rutabibagiwe. Banyarwanda, aka ni akarengane k'indengakamere kazandikwa mu mateka, ariko hagowe umwe cyangwa benshi bari kurenganya abana b'u Rwanda. Ibi ntabwo ari ibintu bizahita gutya ngo birangire, ni ibintu bizagira ingaruka kandi bizajya mu butabera. Uramenye utaba uri umwe mu bantu bari kurenganya abanyarwanda.